Igice cya gatandatu. Abantu bahinduka babi cyane. Abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Abana b'Imana bari abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, Mwuka wanjye ntazahora aruhanye n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko iminsi yabo izaba imyaka 120. muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi, no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana, aribo za ntwari za kera zari ibirangirire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yishuza yuko yaremye abantu mu isi, imutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, Nzarimbura abantu naremye, batsembe mu isi ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana, kandi yabyaye abahungu 3, Shemu na Hamu na Yafeti. Kandi isi yari yononekaye mu maso y'Imana, yuzuye urugomo. Imana ireba isi, ibona yuko yononekaye, kuko abafite umubiri bose bari bononye ingeso zabo mu isi. Imana itegeka Nowa kubaza inkuge. Imana ibwira Nowa iti, Iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa goferu, ugabanyemo ibyuma, uyihome ubushishi imbere n'inyuma. Uyibaze utya, uburebure bw'umurambaro bw'iyo nkuge we mikono 300, ubugari bwayo we mikono 50, uburebure bw'igihagararo bwayo we mikono 30. Kandi uzacemo idirishya, rizaba irya mukono umwe nuyirangiza hejuru. Umuryango w'inkuge uzawushyire mu rubavu rwayo. Uzayishyiremo amazu, iyo hasi n'iya kabiri hejuru yayo n'iya gatatu. Nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urembure ibifite umubiri byose birimo umwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi byose bipfe. Ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe, uzinjirane muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe. Kandi mu moko yose bifite umubiri byose uzinjiza muri iyo nkuge 2 ngo birakorane nawe, izaba ikigabo n'ikigore. Mu nyoni no mu bisiga nk'uko amoko yabyo ari, no mu matungo nk'uko amoko yayo ari, no mu bikururuka hasi nk'uko amoko yabyo ari, 2 by'amoko yose bizaza aho uri, kugira ngo birokore. Kandi uzijyanire mu biribwa byose, ubyihunikire biza byo kubatungana n'ibyo muri kumwe. Nowa agenza atyo, ibyo Imana yamutegetse byose aba ari byo akora.